wemera ko umuntu ashobora gushaka aba tugiye kuvuga si babandi urushako rwana si babandi gushaka byangiye oya yavutse ahantu heza yego anakorera ubukwe mu gihe ariko agiye kwinjira mu muryango urimo karande yego sha urahumvise aho hantu we yavutse neza yakuze neza yashakiye ku gihe ashakira ku gihe nta n'amanyango w'abandazi ariko akinjira mu muryango wagira ngo umva babakuriye n'inyeshyamba muri hatari noneho ku buryo ushobora kugera muri urwo rugo niba uri umugore ukaba nta jambo wahagira rikagirwa na nyoko bukwe cyangwa baramukazi bawe ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mu iyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. ndabahaye ikaze mwese ku bumwe bw'abera ministries hamwe amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka nibyo koko bugomba bugahinduka mu mwuka ndetse bugahinduka inyuma ku mubiri niyo mpamvu Ntambabazi ari hano. Yesu ashimwe pastor. Yesu ahimbazwe cyane. Umeze neza? Ndashima Imana cyane ndanezerewe kandi nakomeje kungirira neza ku manywa na nijoro ngira ngo n'uyu munsi kwa gatandatu numva Imana ari cyo yakoze. Amen. Nkomeje kubikunda nyine iyo myambarire nakubwiye ko nyikunda none nawe ukomeje gutuma mbikunda ni byiza cyane. Yego turacyari muri za mbaraga turebera hamwe imbaraga zihiga abantu. Zihiga urugo cyane n'umuryango. Nta kindi ni Satani akoresheje karande. Twabonye ko hari karande zitandukanye zihiga urugo. Yes. Mu minsi yashize ejo nibwo twarebaga ku bana. Abana bakakubera abana. Bakagutera igikomere. Ababyeyi bararira, abapapa bararira, abana bababereye abana. Twabonye ko ikintu gikomeje wavuzeho ibitambo bigenda. Umuntu ntiyapfuye ngo aveho ariko nubwo ahagaze ntacyo akumariye ari kugutera agahinda. Uwamutambye yishimye wowe wamutakaje ufite akababaro. Muri make bashakira ibyishimo ku bawe. Yego. Turacyakomeje rero. Urakoze cyane ndahari rwose kandi pe ngo bijya bishoboka ko ushobora kunanizwa urugo naho washatse cyangwa naho wavuye. Iki kintu cy'iyi miryango birashoboka cyane ko tugiye kubisesengura tubivugeho ko turagira ngo dufungure ibirere abantu batangire barebe kuri. Reka dusenga Imana. Urakoze data wa twese uri umukiza uri umutabazi uri umurengezi. Iyo tuguciriye ugufite tubasha kugirirwa ubuntu nawe ukaduha imbaraga ukaduha n'amavuta n'umunezero maze ukadushoboza gutsinda no guhagarara tutahuye n'akaga no gumwanza byo bashaka. Urakozwe natwe muri byose Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mr. Jerry reka tuvuge bino bintu. Ndemera ko abantu bafite amayerekwa ari benshi. Ariko ibintu by'imyuka mibi, ibintu by'ibitambo, ibintu by'inzozi, ibintu bya karande niki ministeri yacu ibereyeho si itorero. Ndabyumva cyane. Wemera ko umuntu ashobora gushaka aba tugiye kuvuga si babandi urushako rwana si babandi gushaka byangiye. Oya. Yavutse ahantu heza. Yego. Anakorera ubukwe mu gihe ariko agiye kwinjira mu muryango urimo karande. Yego sha. Urahumvise aho hantu. We yavutse neza yakuze neza yashakiye ku gihe ashakira ku gihe nta n'amanyango w'abandazi ariko akinjira mu muryango wagira ngo umva babakuriye n'inyeshyamba muri hatari. Noneho ku buryo
ushobora kugera muri urwo rugo niba uri umugore ukaba nta jambo wahagira rikagirwa na nyoko bukwe cyangwa baramukazi bawe tujya tubibona rega ibyo bavuze ntacyo wongeraho ukibaza naje kuba umukozi wo mu rugo mbega ukabaho nta jambo urimo urabyumva cyagiye nyamara abantu bakibwira ngo afite nyirabukwe mubi ntabwo ari mubi ahubwo ikibazo nawe yibitse mw'imbaraga mbatazi zarizo kuko nta mubyeyi washima ko umwana wasenya ariko hari ababyeyi basenya ingo z'abana babo nabo sibo uragira uti nabo sibo iwe ntabwo ari bo ariwe ntiyakora icyo kintu ni izindi mbaraga ziri kumukoresha intambara ikarota ati mvira ku mwana waje kudusenyera urugo waje kuturira amafaranga y'umwana turukwa kanura umwicisha inzara kandi se noneho hakaba n'umuhungu urwara mutwe ugasanga yatashye ajya kurya iwabo kwa mama kibaza ngo afite urugo bigende bite iyo ni sorte ya karande ndetse irimo n'umuvumo wa muntu we ntabwo yigeze avumwa nta n'akarande afite ariko yashatse aho ibyo bintu biri aje nta kibazo afite ariko agiyemo wibeshye uvuga ikosa ry'abara mu kazi we cyangwa rya mukecuru tayari umuriro uraka ati waje kunsenya umuryango waje kunkuraho abantu n'ubundi igenda n'ubundi abandi baza n'ibindi bintu nuvuga uti tucare dukora inama bakugarame baguhinduke ibi mvuga hari abadamu bari kunyumva ataravukiye muri karande ataravukiye abo hari imivumo ataravukiye mu bigirwamana ariko akisanga yapfumbase abagirwa n'ibindi atasobanukiye muri ubwo buzima aba bana gazi se bo gatsindwa n'Imana bo gakizwa urumva aho rero nabwo biri mu mbaraga zituma umuryango tuje kimwe nuko hari umugabo ushaka yamara gushaka umugore akamusuzuguza bene wabo akamusuzuguza baramube ugasanga no kwa sebukwe nta jambo hafite haryo yarikura hese kubera ko wakamugejejeyo ati mwana atizire mwana wa yizire wa mugabo w'imbwa yizire base kuko iyo umuntu mubyeyi akwitiye umugabo ngo ni imbwa aba yabirangiye hari ubundi ubwo wapfumbase imbwa ubyarira imbwa ubwo niba warapfumbase imbwa wowe urumva nta kanyuguti wakongeraho ubwo babana babyaye bazitwa iki ntabwo uzatwa abana uko babyawe n'imbwa kandi tuzi abana b'imbwa uko bitwa kandi turi kumwe bwabera ntabwo tuvuga ibintu byose tuzi neza imbwa iyo ariyo yabyaranye n'indi mbwa wongeye inyuguti zigera kuri enye inyuguti ya ka na a iheruka turumvikana warangiza ukabyara babana ubwo babana ntabwo bakitwa abana bagiye kwitwa ibibwana kuko bakubwiye ngo umugabo we ni iki ni imbwa nawe urabyemera uri imbwa njye wakakwemeye kumbi wowe urimo urakina diri utazi arizo dayimoni arimo araserebura hirya iyo ngo avuga ati ndabashoboye ndabatsinze ko hari imiryango yaranja nibyo nshaka bakaba batwara umuntu hanze bagasiga umugabo agasigara buri icyo akora tuzamutumaho bamushyingiye undi umwana wacu muduhe turamukeneye tukaba tumufashe mutangire ubuzima urumva hari umugabo byabayeho muri 2005 hari narindi hariya nakoreraga umurimo ati mudamu wanjye kujya muri Canada twarangiye kwitegura kuva yagera muri 2005 nta telefone ye nta namuzi ubwo yishakiye undi n'ibyo bintu none ubibayemo akibwira ngo n'ubwenge kumbi imbaraga z'abadayimoni zamaze kubageraho ziri mu kazi niba ushaka usaza n'igitabo cya Rusi ntabwo turi bugisome barahaza wibuke ko yahungiye mama wabo abahungu be bashaka mama wabo kazi barangije umugabo arapfa n'abahungu bose barapfa asigara ari wenyine ngo umunsi umwe nabwatumva abakobwa banjye nimugende mujye mu nzu y'iwanyu mu nzu ya so mujye kumana y'ubwo musanzwe bwanjye ndatashye naje nuzuye none ntashye ncagase ngo bose bararira umva nababohoye cyane mushake nandago sinzabona umwana barangije ngo witwa Rupa aramusoma caho ariko Rusi aramubwira ati reka hari ibintu ashobora kwemerera
n'ubundi ubusinkigena ngo nitwe umukobwa n'ubundi kwitwa umwisirayeli n'isi umwiswe ko ndi umuyuda mu muryango hari ukuntu bambonye reka nguha amakuru hari uko bamfashe n'ubundi ntago ndi bugiye bavuga ati yavuye hahandi basanga ari wakenye umuryango avuga ati giye nta kindi cyumva ko urupa warasoma ati winyigingira aho gusiga ariko ahamubwira ngo aho uzagwa niho nzagwa imana yanjye n'izaba imana yawe izaba imana yanjye n'ubwoko bwawe iryo jambo buzaba ubwoko bwanjye urumva yikuyeho abamowabo avuga ati njye nzagendana nawe ubundi ndagiye ko n'ubundi umuhungu wawe yangiza umugore nubwo nta kana afite ndagenda nitwa Mukande mvuye he aho ndi bugende bati dore n'ubundi yamaze abagabo yarabakenye bamubeshyera avuga ati icya mbere aho uzagwa niho nzagwa ubwoko bwawe ubwo buzaba ubwoko bwanjye n'imana yawe izaba imana urumva yikuyeho abamowabo kazi yasabye ko umwiseno aramukurikira ahageze twemera ko byaje kugenda neza ntibita ko ari umunyamahanga ahubwo abyara uwitwa Bowazi abyara Yesaya abyara Dawidi urumva kumvira we amenye uko yihuje nyirabukwe ntiyamwangira ariko amakuru ya Europa ninde uyazi kugisoma Bibiliya duheruka asoma nyirabukwe aragenda aratorongeye amaherezo yo nayahe ntago tuyazi turafite abantu bamaze nka Europa bagenda bikarangira undi ariko amenye ubwenge avuga ati jewe n'ubundi nabaye umugore ngirwa umugore n'abayuda none umuyuda arapfuye Efurayimu baragiye baransi ndagira nkora iki ahubwo umugore mukecu aho uzagwa niho nzagira gute niho nzagwa ndetse n'ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye n'imana yawe izaba imana yanjye nta mugabo yashyizemo yamunambyeho akihagera uwitwa Bowazi aramubwira ngo wigire ubwoba wahungiye munsi y'amababi y'Uwiteka imana yacu yahungiye ahantu hazima arangije ahita abyara Bowazi nakabyara ntuze abyara Bowazi ashakana na Bowazi abyara Obedi abyara Yesaya abyara nde Dawidi umwami wa Isiraheli inshuti y'Imana uwo twemera aho bavuze ngo ni Yesu gishyitsi cyo kwande Dawidi urakoze cyane hariho kwa Dawidi gishyitsi kwa Yuda urumva deja igisekuru kijemo kubera iki hari umuntu wari ugiye gusenya ariko amenya ubwenge ubwo nyiri aho ngaho nimba nagukurikiye neza birashoboka ko wowe uremerejwe n'amateka y'igisekuru kibi ushobora kukiyambura Imana igahindura amateka cyane rwose ukavuga uti sima bukunyanga sidata bukunyanga simuramukazi wanyanga ntabwo ari abagabo banjye banyanga ahubwo hari umwuka mubi uri muri bo ngomba kunetraliza aya maso yo kureba ibyo bintu bihiga urugo rwawe utabirebeye muri uwo nguwo Satani ikoresha niyo dukeneye mushumba ayo rero ni cyumwe bw'abera buhari ndimo ndayabahishurira yego ubundi buri gihe ntukarebe urugamba muri uguteje ahubwo jya umenya ko urugamba rwavuye kuri Satani anyura muri uwo muntu yego kandi nujya kurwana ntuzarwana n'uwo muntu hari abantu barwanisha akanwa yaramvuze simbishaka reka nanjye nisobanure kiriya ni ikimenyetso cyo gutsindwa bundi hirya yo gutsindwa hari ikindi kibara nta kindi no gutsindwa nyine no gutsindwa burundu ruheno nuvuga ngo icyo gihe impamvu amaso agomba kuyabona ni ibi turimo dusobanura yego ugasanga baramuwe barakwanga ugasanga baramukaze barakwanga ugasanga nuko bwushwe data none ukanasanga na ba mwana ntibavugana kabona barashyingiranye ko ntibakundana rero yuri umugore w'umunyabwenge ukaba umugabo w'umunyabwenge bati no suko banyanga no suko umugore ashaka kunta ahubwo arashaka kwica CV y'ubuzima bwanjye arashaka kwica hazaza nzabyara utwana tubabari tutabona nyina ejo ngiye muri divorce niyahure ntorongere ngende vuga uyu ni umwuka mubi kandi nkubwire ikintu gikomeye urugamba ruvuye ku babyeyi yego n'uruvuye ku bavandimwe rungana n'uruvuye ku nshuti y'amagara nturutsinda kireka Imana igutabaye dore impamvu inshuti magara izukurya izukuryama izi inshuti zawe
izo utunyanga twawe dore ko mbabwiza ukuri nta mugabo nta muntu kwisi utagira amanyanga ntawe turushanwa kuyahisha ntawe nuko tuyapfurika umuntu afite utuntu tw'abafite hagira umpakanira dore bandike munsi ya nshuti yawe rero ya yindi wabwiye ibintu byose ubika muganira ugusura ugiye guhagurukiye arakubika kuko azi na telefone azi isaha uryamira azi ibyo ukunda azi ibyo wanga mbega arakuzi wese rero urugamba rw'umuntu mwana inshuti uguhindutse yego rusa n'urw'umubyeyi ukubyara n'abavandimwe kuko bazi neza ati kanaka arakazwa n'ubusa reka tumubwire icyahita arakara ko burya umuntu wese agira ikintu kimuzamurira isukari abakizi rero uwo nguwo akagira n'ikimanura isukari rero satani rero nta ntego kumanura isukari muri wowe ni ukuzamura akwituma musobanura dukurikije cy'umweru ngira ngo baraneze tujye babyumve twibanze cyane ku muryango ariko abantu barababaye yego umuryango cyane satani arawurwanya imbaraga z'umwijima nizo zishaka gukoreramo kugira ngo batagera kuri ya ntego urumva ubugome nuvuga ngo umuntu wese agira ikizamura iki isukari kandi aho niho satani anyura akazamura isukari hari ugira aho akizamura isukari nk'amagambo giye gusa kuba kumvuga cyane byazamura isukari hari uwo bavuga byonyine isukari ikazamuka cyane ikarenga igipimo ntabwo ijya hese ubwo urumva aho tuvuze aha umwanzi agaca muri abo bantu bino biganiro ndagusaba ko uzabyitondera ubyumve abantu dushaka ko bamenye ukuri ku kintu ni ukuvuga ngo wowe wishyura urugamba ku baguhagaze imbere bakurwanya ngo wumve ko ari bo ntabwo ari bo ahubwo satani yambaye uruhu rwabo arabakoresha kuko uko Imana ikoresha abantu yego na satani akoresha abantu aba bantu buri gihe uzasanga tubabwira ko barota abona umuntu abarunguruka bafotora bakarota inzoka zinjira mu nzu hari urota nyirabukwe yamutwara umwenda w'ikanzu hari urota bashiki be bamaze kumwambarira inkweto nako bara mu kazi biwe hari urota bamusanzire we bamukuye ku ntebe bakayicaraho hari n'ushobora kurota asanga imyenda ya kositime y'ubukwe agiye gushaka kwa nyirabukwe birumvikana ko nta jambo azagira ibyo byose ni ibimenyetso by'inzozi rero muri uru rugamba rwo kubohoka no gutsinda bino bintu ni karande icyambere wireba ukuzanaho ibyo bintu menya ngo there is a spiritual behind of she or her mushumba na ahangaha niho pfundo ry'ikibazo ingo z'iminsi zifite uti gute ubonera umuntu ntubone ko ari umwanzi wabateye ushaka ko mutatera imbere ukamubona nk'umuntu fizikali ukamwanga nawe ukumva ntukimushaka ukumva mwatandukana utagiye ku mavi ngo usenge cyangwa utagiye nyuma y'ibyo bintu ngo ubone za mbaraga za karande ziri kumukoresha ubundi icyo twashakaga turimo turavuga ukuntu abagize imiryango ariko ibaze nk'umuntu agusuzuguriye umugabo wawe wabigenza gute uri umugore twe turi abagabo reka twivugire gutya umuntu agusuzuguriye umugore koko niba ukunda umugore wawe ntiwashima ko umuvuga nabi habe na gatoya ahubwo wamurwanira ishyaka akagutukira umugore n'amatwi ukabyumva wamera ute wababara ufite n'ubushobozi wanamukubita burya none ibaze n'uwa mugore babwiye ngo kayi umugabo wawe udafite ikintu imaze itagize gute barabivuga kandi abibwirwa noneho babandi be kandi bakiriye inkwano babandi be baje kumusuzugura ngo ubukene amagambo n'ibindi byose ibi rero nshatse kubivugira icyahangaha uruhare rw'umuryango washatsemo naho wavutse mu kwinjiza karande kugira ngo aho wari kuzanezererwa muri ubwo bukwe muri urwo rugo na wa mugore wawe na mugabo n'abana bagasanga ahubwo birasambaratitse birashwanyutse ahubwo urahora mu marira urahora mu manza urahora wisobanura ugahitamo kumva rero wavuze ntabwo yagombye kwanga abo bantu batwumve twe ntabwo tuzabeshya mu mwe bw'Abera Ministries sinzakwanga ariko sinzanakwiyegereza uzamwanga ntuzanamwiyegereza oya sinzakwanga nzagukunda ariko sinzakwiyegereza ko inkoni waciye sinzi ngo ni zingahe sinzi ko izo nkubita zararangiye ntabwo rero naho urwaho umwanzi
ngo nkore uko ashaka. Icyakora twavugana gutyo ariko ibindi nkamubwira ni stop mu mutima, ko hari ukuntu umuntu mushyiraho barriere mu mutima ariko mu mubiri ntayihari. Yego. Sozi kibaho Yo mu mubiri, yo mu mutima. umutima ni kereka umuntu ushaka kwizamurira isukari ku giti. Oya, hari ukuntu umuntu byakora utabishyira mu mutima, ntubishyire mu bwonko, ntubishyire no mu ntekerezo, ukabyihorera. Uwo mugore se warangiza uwo mugore uwo mugabo aracyabaho? Barahari pe, ku buryo ibyo uvuga atabyumva wari mu iterambere rye. Icyo wavuga, icyo wakora, icyo dushaka ni ukugira ngo abadukurikira bamwe bw'Abera Ministries si nyoko bukwe, si sobukwe, si baramukazi bawe, ntago ari ba nyogosenge, si basaza bawe, nta nubwo araho washatse, ahubwo ni wa mwuka mubi wewe waje ufite kubaka, ariko usanga bushatsemo kubaka ntago ari imigambi yabo. Ntago ari imigambi yabo, bifitiye karande zibahiga nabo batazi kariza, ariko kandi nawe wivanze muri zo. Noneho kuba hamenya umuti, noneho menya icyo narwanaga nacyo. Aho that's the point. Naho niho nakoraga, ubufaranga buraza bukagenda, biterwa n'iki. Habaza umugabo atari amafaranga twakorera ngo use ngo mbaze ikigo uzajya mbaza yawe. Hasi ugasanga nta kumvikana, nta kujya inama, ntacyo. Ukavuga ngo uriya nkubwire geri tugiye gusoza. Abantu benshi bajya kubaka bumva bazubaka urugo ruzima. Yego. Ariko aragiye uhagera ugasanga uwo mugiye kubakana we afite karande ndende cyangwa naho hantu mbi cyane, kusanga ati ntabwo tubyumva, turagushaka mugabo. Noneho ku buryo ubutuvugana aba hari abagore imitima yamaze gushya, yatokombe yashiririye birumvikana. Abagabo basaze, noneho bari abagore afite umuntu banabyihanganamo, ariko urugo umugabo rwamusaranye shareka nkubwiza ko kwihangana biba byanze. Reka atangira ataha saa 11 saa 12 agahera kuri fanta ugashiduka yanyere byera, ariko kazagera no ku kimene kandi atarakivaga, kuko rwa rugo rwaruswe n'iki. Nagereza wiyubakiye inzu, ushatse umugore, uramukoye, murabanye, nawe uragiye utuza amajyambere, ariko ukirugeramo wumva rurutwa no kujya magereza. Ngira ngo waciye umugani ntazi ko gereza bimeze. Ariko urumva urwo rugo rwo ruri inyuma, ko ni gereza usohoka ntawe ugufasha, amaboko nta pingu, ariko umutima uraboshywe, ibiganza biraboshywe, kandi ibyo bintu byose tuvuze niko bishyira mu bukene no kubura uburyo mwari mufite ubushobozi, kudahuriza hamwe. Kabiri, ni nako bishora umuvumo mu bana, kuko umubyeyi azagira abo yitabe bamwumvira, abandi bafite ati mama ararengana, umuryango ucikemo kangahe. Kabiri. Dore numva ko deja abagashyize hamwe batangiye gucikamo kangahe. Kabiri. Kandi Satani icyo ashaka nuko umuryango utabaho, kubera ko Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, tumuremere umufasha ugize gute umukwiriye. Akangutse ati nakara ko mara yanjye, ariko uyu munsi yavuga ati reka narayobye, ubundi narebagaho, ubundi icyo kintu. Abadukurikiye umwe bw'Abera Ministries mwumva aya magambo, wongere ushyira agatima impembero. Ntabwo ari ibindi byakubayeho, ntabwo ari ibindi bikomeye, ahubwo ikiriho menya ngo urarwana nande, urarwana nande mu buhe buryo. Nta muntu urwanisha abadayimoni gusakuza, nta muntu urwanisha abadayimoni kuvuga, ahubwo intambara y'umwuka irwanwa mu mwuka. Abantu nicyo bakeneye gusobanukirwa, bamenye ibyo bahanganye nabyo n'uburyo barwana nabyo. Ni karande n'umuvumo winjiye kugira ngo udashaka, nse nta kindi. Abantu babikire gute? Nibyo wari uri kubikira, narabivuze ni ukubanza ukabimenya mbere na mbere. Kura urubanza kubo mubana, kura urubanza kubo wakekaga, rushyire kuri Satani, utavuga uti ya Satani nakubonye ndarwubaka tu. Umuntu uri muri iki gihe amaze gusobanukirwa arasabwa iki? Nabisubiremo. Icyambere ni ukubimenya, kabiri ni ugushaka umushumba wabisigiwe wumva wizeye, cyane ko amabanga y'urugo ntapfa kujya habonye hose. Yego. Abantu yashyira hanze umuriro wakije, ujugunye mesansi muri cece, kumenya uri bubwire
we ku magambo twaganije ushize mu byo kubaganga tabwiye ngo ntukavuga amabanga y'urugo kuko ari we wese shaka umujyanama umubwira ikibazo umushumba kumva ufashe gusenga. Ikindi cya kabiri reba ngo niba kuko bari kuntu bigenza bakecuru bagashaka barakuragurije utabizi baraterekera utabizi mbega ugasanga waguye mu kintu utabizi. Burya byose rero igitambo kimara ibintu byose cyo mu mwuka no ku mubiri gahaguruka wemye kandi ugatsinda urugamba. Muhemere guhamagara uwashaka ubashumbye umuntu wese mu itorero haranumva amavuta yakumukorera na hatamukorera ibyo n'umuntu agomba kuhajya kandi bikagenda neza. Namahitamo y'umuntu ariko meza. Tusoze tubagira ngo ntuzongere kwitwaza umuntu ahubwo uzamenye ko Satani yakwinjiriye. Mushumba ndagushimiye cyane nshimire namwe mwese mwari mudukurikiye. Uramutse ufite ikibazo kikuremereye ku bijyanye n'ibyo twavuze nimero zirafunguye. Komenti wajyamo ugatanga igitekerezo cyangwa inama cyangwa inyunganizi kandi nawe ndakeka uzaguhitamo ngo mufashe uri tayari. Nta kibazo. Urakoze cyane ndagushimiye Mushumba.